Hanyuma tuzarimo umva hano ko thematical choice. Hano dore tutemo hano bakiramo nuzaro. Hano tutemo n'agapfunyika k'urumogi. Hano tuzi ngunda igitego kirimo hano wakaniki. Bonyine umubituna rw'ababiri arakanu gatuma ibintu bitaryoha n'ababiri nawe warakitanaga amaga ariko nyina wa Yesu waragowe. Soma yawe hejuru hano handitse ngo hejuru hano handitse ngo tiyashi n'akandika ngo piyasi. Bisome byose rero kombinezo yaje tiyashi piyasi byose bijya kwitiranwa menya ntabwo piyasi inde ngombye nawe ntabyuse ngo mupira wongera nzovu bisome byose rero tiyashi piyasi. Dore naviriyemo ahantu bita 19 nkihagera nakoze akazi k'igishumba none narahinduye nsigaye ndi umukisirite. Umukisirite ubwo no kuvuga ukora iki? Umukisirite no vuga ngo n'umuzamu umurinzi. Abona watangiye no kuzinga udusaka. Ndimo ndakata amavivuze Emotional damn. ngo ndebe ko bizacamo mbone ukuntu nzagenda meze neza kabisa. Amaki amavivuze tu. Inka mu gifaransa bayita ngo iki? inka mu gifaransa bayita je m'appelle Jomage. Ngiye nkubwiye yuko ninjya gusura ngiye gusura umusore yamamagaye nta nubwo nagenda nambaye sente nagenda nambaye kwa kundi bavuga ngo umuntu yegetseho Wabyemeye koma nzi ibintu binjyanye atanabikoze ahubwo narakara usubwo uwo yaba ari umuhungu. Aha Ngo Regis afite agapipi gatoya ntiyamugerezagayo nicyo bapfa. None se Regis yishimiye ikintu cyasamye eraga mwabagore mwaka mbabwire aho wamutangira gushaka umuti ubumbe hambara gutya mubumbe urajya guha umuntu cyasamye gutya se afite kereka nimba azafata ivida agashyirayo. Ibyo mvuga nibyo 100% impamvu Miki ntago yigeze abasha kwikodeshereza igihe cyose yabayeho. N'igihe yatangiye kuzamuka ngo abe yabasha kwikodeshereza n'umushika mu musharingaze hano urumva yabanye n'abahungu. Miki rero buretse kubera ya nkoko imenyereye gutora umuceri itazi gufata amajeri iragenda ibana nande na Aga. Buriya nubwo yatandukana na Aga promoter ntiyabasha kubaho ubuzima bwiwe. Uri ameze nk'abakobwa bagenda mu maparitema urumva ameze nk'abakobwa bajya mu maparitema akavuga ati ewana aparitema irimo buri kimwe icyo uza ari kwigurira ikariso bagusohora ugasohoka n'umutwe gusa. aha Ruzi kuba narize ngo Ese wize iki kugitsinda? Kivuga neza uko cyitwaga. LFK. Literature anglais uraseka iki turi mu makuru. Nicyo ndi kwibaza. Urukumva ibyo biboro ntacyo byagufasha ku isoko ry'umurimo. Yetse ababyigira iki? Ubuse bari kubyiga. Yonge nize ku mbaraga za leta. Ubundi nge ni mudugudu wancoreraga. Ntaga. Haje inzego zibanze byago. Kuko nkiyo mu mudugudu haburaga inkoko nabaga ndi mu bantu batatu bari gukeka. Ubwo nigaga ubwo inkoko yaraburaga bagasasiniwe mu rugo abanda rusimbo. Ubwo umuntu wize gutyo nta kintu ibyo wakwiga byose ntacyo byakumara ku isoko ry'umurimo. Ujya gukamura itorosho se he? Mu kigo cya gisirikare Kinama. Wari umuplanto? Mukirina. Oye biratandukanye arya. Abaplanto sabo ku bitarora. Shawara zindi ahubwo amatoro shaka mwe ntabwo yarahagi. Amasafuri.
nkwiye gukangurira ba nyirayo ku bitaro abakuratora ku bitaro abakirina abo mu gisirikare ndoko ni nk'inuza ni nk'umwagenti n'umwegenti ubwo byo bitandukanye umwe acuruza mitiyu undi ni uwa banki oya undi ni maneko bahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe aho kugira ngo nyine ubure ubushake bwo kuba umugabo ubushake butuma nyine kwaje kwapo ubugangire nyine wajya ureba gutya wareba icyo ukareba ni nyine ureba no gucika ukuboko wabura iki nacika ukuboko ubushake bwanjye bugakora ubushake bwibasha ariko ibyo muvuga icyo ni ibibazo umuntu wese yasubiza nubwo bagafata bakagacya bakakubita gutya bahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe mubaterete mu barongore mu izina rya Yesu abo muririmbana mu byina na sabo nyoko yabyaye muterete niyangu terete undi kandi niba kubenga ntuzumva isoni yo batakubenze ntumenya agaciro k'umugore